Ubwo ari umukecuru ufite imyaka 100 akaba amenyera byeri akamenyera ifege kaburushete uyu mukecuru wamwangira icyo cyose kubana mwana gusina kantu kubita mu buriri nzagutunganya nicaka ndapfa ariko rero ngarubundo ngo ntuza ngo yasomye ku kibuno inyogoye ngo yasomye ku kibuno wese ngo yakuyemo inyogoye mabuza ikibuno cyawe ninjye namusomye nyine kubera ko ntago byari biharabise inyogoye wamusomye ku kibuno rero nasomyeho urumva ikibuno namusomye ku kibuno inyogoye ikibazo ngiye kukubaza kiri serious ngiye karati yukora no mubwanwa ko umva uburyo buri guhanda wakira inkoko irasoba cyangwa irihagarika kankubwira yaka ikintu nkoko ikora rero iratotorora none nuvuga ngo byose bisohokera hano biza kiperi ariko nyina avugisha ukuri ariko kumujyana mu izura sazavukana azamuru nawe bamuburanye kandi waragakoze hari epfiri yase mu majyepfo hari mu majyepfo abuze umuntu kujyari uyumva sigena twagiye nitwa Piyonika Suwezi ingini Legacy TV mujya mwibaza byinshi bikabacanga mukara byinshi bikabayobera warebye imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda niba warazirebye uyu muntu twicaranye wamurebye kenshi cyane gatandukanye yakoresha imvugo zidasanzwe benshi birabacanga avuga atamafra n'indi byinshi bitandukanye twifuje kumugeraho kuya tuganire byinshi nawe dereka benshi mwamubonye ku mbuga nkoranyambaga mutabaza ubuzima bayeho ngo nubuhe ese yavukiye yakuze ate ni muntu ki Legacy TV twaje kujya tuganira byinshi nawe abyijya dutangariza kandi muze kubimenya still kora subscribe vugane nawe anga turicaranye yeza kozwe iteka ryose umeze fresh ni fresh G urakomeye ndakomeye bikaze G kankoreshe muri zimwe misirenge zawe umeze tawakintu sirenge zanjye rero hanze umbwiye umeze tawakintu meze neza wakintu nabirenze okay mbere na mbere umbe yuko dukomezanya hari abantu benshi bakwibaza bakuvuga ati mama pampe Uramutse ubona hari twika shumika cyane ni muntu ki yavuze kukubaza ngo ni muntu ki cyo bisobanuye wavutse ryaruvukira ukora mu muryango w'abana bangahe rero uburyo navutse ndi umupape sibyo navutse ndi umupape urumva mvuka tunavugura abanyarwanda maze gukura maze kubatizwa numva banyita Beatrice bavuga Beatrice ni Betty sine ry'abastari wa kino ni Betty banyita Betty urumva ubwo rero nk'abantu umustar usanzwe mu mama n'abamama bangana nanjye ubwo babibona urumva bro urumva n'abadispora bankunda bajya bireba bajye banandemera ariko wakino bajye bandemera ariko ndi mama papi na madora nanjye n'amasha bazankuremo n'iki gitambaro bashyireho zahabu na zahabu nyine muri nk'umuhanzi wo muri Argentine nabonye washyize imisatsi ya zahabu ariko ndabakunda abadispora abantu bamfana ndabakunda ariko ikintu mbasaba bazongera kandi kantu G nk'umupapa hari umudiaspora ushaka kukubonye akanya uvuga ati mama muri kumwira ngo tugire ikintu tumugenera undi mu makuru ikindi mu ntoki bakubite serenge zawe zose re ku murongo imwe kuri muzi bakubite kuryo no umudiaspora ukora ushaka kuvuga turamu namumeneramo ku $1 ariko aho ikintu yanyeretse ku mafra wakinwe ari abapape banje rero kendi jini mama kendi mama papa urumva gere ko bandi mama pape ni ibintu nabyirutse numva ari ibintu bindi imbere cyane amaji yose nkumva ni waneza serenge zose nkumva ndizo nazo urumva bro ubwo rero gutwika kwanye n'ibintu binyiberamo byaje bibona ngana gutya niho byagaragariye ariko nabirenze bakubite serenge zawe zose serenge zanjye rero nk'icumi se akubwo kuje mu macumi cyo gushaka ibintu byuzura Imana gushyiraho amategeko ubundi icumi urarizi wowe si amategeko si y'Imana none se kujya uvuza 10 ushaka kwigira Uwiteka
ahubwo bakubita izo ubonye mbese izi nagomba kubita izo mbonye ahubwo sirengezanye babwira rega dukomeye tuzamura igihugu cyacu mwabena umwana mama wa pape nemo muremera cemo muzamura mama wa pape imbere yerwe kanzamuka nago njamanuka. Okay. Reka tuva ahantu urawanciye mu ntuza. Naguciye mu kisi. Wancabiranyije arana yengeze urancabiranya. Wavuze witwa Beatrice ubatizwa mu rusengero ntazi urazamukura kura. Ku rusengero tazi. Wavukiye mwana bangahe? Abana avukiyemo se. Sinaguze ko iki gihugu cyacu cyemera kubyara abana batatu gusa. Ese urabona haravutse mu gihugu. Ubwo nani batatu. Ni cyaba wakintu. Ndambwira ko avutse uri bucuranga ahita nkwanga. Oya, ariko ubundi ngende wa kabiri agakurikira wundi umwe. Ka batatu. Okay, wigeze ushaka hose? Shaka hose? Ubu nibwo mbitangiye. Nagasana. Hakana ufite? Kuya kana ariko akanda gafite. Ni umuhungu n'umukobwa? Nabyareye igihugu wakinwe. Ariko hari abantu benshi bafite inka ziziritse babuze ahantu bazitanga ariko wabayeho. Njye mfite umukobwa afite n'umuhungu wakinwe kubita samuka. Na firizone sinago ngiye bazankwe firizone mu mwana wanjye. Uvuga ngo ufite abana babiri. Umwana w'umusitari wanjye bamukwe firizone. Ushobora n'imbogo. Oya simbogo mbogo zirari. Intuza arya muri pati n'abavuga. Oya bazamukunya nk'Anyarwanda. Hari intuza bavuga. Ngese no munyarwanda. Abandi bagore abandi arabasare besho babonye batukura hose bagatukura hose. Rero nge nokura ndi umunyarwanda muzanzanira inka yitwa bihogo. Kubera ndi nzoshatse ubona ari umunyarwanda. Ese ubu yabwe ndabuze nigeze mbubona. Wabonera. Ntabwo mbizi. Ntabwo yabwe nabonye ndikirikira kababe. Ese mama abana bawe umuto afite imyaka ingahe? Afite imyaka 15. 15. Yiga segonderi ubungubu? Ariga bikaze. Umuswano uwuhe n'umukobwa n'umuhungu? Nta muswangira ariko bamuswa buswa babukure kuri mama w'abapapi kurindi. Ubusangira abona ndi umuswa wa kintu. Nta muswangira reka. Umwanya wawe umwana yacyuye mwiza umwanya. Mubi ukumva wamuhitana n'uwo. Umwanya wenda we yabaraciye nka mubi. Ni ya nyenyeri ya 3. Nyenyeri ya 3 nambwe ni umva. Hanga nongera ko umva inyenyeri azize. Inyenyeri? Ni 30 ndakurahiye baye. Oya. Ni inyenyeri 3 yazanye. Cyanze byari gake. Inyenyeri 3 se. 1 2 3. Yabaye 3. Gusa umwanya ni muri kubaho kubitira umwe. Natwe yabaguwa mbere kuki yaje mu nyenyeri ya 3. Yagomba kuza mu nyenyeri ya mbere agomba kubamo. Okay, abana murabana sasa. Turabana. Ni nk'iki umwana gukorera mwana wawe kikagushimisha ukumva koko biguha agaciro nk'umubyeyi? Jyaye ikintu umwana nkora kikashimisha se. Reba nk'ubwo ngubwo yarambirije kubera yabaye 3 yarabaguwa mbere. Urumva nk'ubwo yarambirije. Urunegeje ko azongera kuryohereza uno mwaka wa kintu. Okay. Abana bawe hanga turi bari kukureba. Batambana. Kintu ngomba kubabwira ngo barumva ko nabo byombivuze abapape babibona. Bagomba kwikotorora bakavuga ati Mary noneho mama wa papi kuki ajya kuri kamera kajya go bakamusanga mu rugo akigaragaza kuki twebwe tutigaragaza ngo naka tuzaba pape nka Mary. Nikayemeze bikagenda ukuntu. Okay. Cheke. So rero iyo tugiye gusoza nka kuri Legacy TV. Ndakubaza n'undi tuntu dutatu. Ni soreze nigende. Ukunda tuntu dutatu. Ndamaze. Shaka baravutse mu biharwi. Abana bawe barusha imyaka ingahe? Mu biharwi. Cyambere. Abana bawe barusha imyaka ingahe? Bana banjye se barusha imyaka 3. Barushanwa? Nagize n'ijye ubabaza. Oya bo barusha imyaka ingahe? Kubundi niba umwe afite imyaka 15 undi akafite 10 uragiye bizagende bitesha. Uragiye bizagende bite? Bagomba kuduha amafaranga yo kurya no kunywera. Tukose. Apana kwicwa n'inyota urumva sheri. Akicaza ndi kwani kimwe yaka. Wajya gushaka no gutereta. Gutereta sisi umugore wa. Gute muza mukaza kudukoramwe amagambo mudukuramwe amagambo mudukarabamwe amagambo. Uko muradere ni yaka na wabapampe barahanga. Ni ibirori gusa. Ambwiye ko wabapampe ngari umugore wawe. Ikinyeye bikakara atari umugore wawe koko niki? Eze mu burindi. Uzadusange mu gitanda. Umugore n'umugabo bagomba gusomana. Akuyaje byose abibaza. Ukarubanda se. Dufite aho duhurira mu ishuka ryacu. Uzajya kukadusabira. Ngaho bitira imitoma no yaka. Ariko mitoma bundi mama imitoma nasuje kurutwigisha. Uretse kintu nshaka kubwira. Aje kutwigisha urukundo igihe twarutangiye. Nshaka kubwira.
hari abantu bateretesha amafaranga nkawe mama pampe kuri umukiri ushobora kuba waraterese yaka ukazana amafaranga atakwemera twereke ko utaratesha amafaranga ndetse ndafite reba ibintu afite kiranari arafite nyine nayamuremeye ese yaguteretesha amafaranga cyangwa n'urukundo oya namuhaye kofi ariko abanywa reba ari umukecuru ibintu abanywa nubwo yaba ari umukecuru ufite imyaka 100 akaba amenyera byeri akamenyera ifege kaburushete uyu mukecuru wamwangira icyo cyangwa cyose kubana kamuhereza mwana guzina kantu kubita nakandi kandi ariko mu buriri nzagutunganya nicaka ndapfa ariko nanjye mbone kabyerisha ariko ubundi muri make urumva bashugamani se ntabwo bahari ariko ubundi bizu uzigiye tware tuzirya nushaka kugira n'imyaka 200 sha iyi siyo inyisi esa amataka arasoma nge nsoma ku kibuno soma ntanga bizo ku kibuno ntanga bizo ku kibuno ngewe utagiye kumubona ngewe bizo ntanga niyo ku kibuno niyo taba covid sheri ntago nakobezura ku kibuno ngewe ntanga yo ku kibuno sheri rizarye ntago nagwakabiza ko ku kibuno rwose ngo ngusome ku kibuno mwareka ako rero ngo ngarubundo ngo ntuza ngo yasomye ku kibuno inyogoye ngo yasomye ku kibuno wese ngo yakuyemo inyogoye mabuza ikibuno cyawe ko nyizi ikibuno cy'umukara njye ariko kubundi kimukunda kuvuga uriya munyaruhengeri ku kibuno cyawe nyizi ko ari cy'umukara inyogoye aturusha koga inyogoye akurusha koga araturusha ndabizi nyine ibyo ngibyo uwo musomye ku kibuno kari ubizi cyene njye namusomye nyine kubera ko ntago byari biharabizi inyogoye wamusomye ku kibuno nari mbizi rero nasomyeho urumva ku kibuno namusomye ku kibuno kubera ko ibyaje afite ntago abizi inyuma ubundi wari wamenye ibyo tutonzangashaje sheri usigaye usomye inyogoye ku kibuno wa kintu ibintu tunzi urabizi inyuma n'inyogoye riri mbere nyine kutari wasoma kano kabuno kanjye none se ikibazo cyawe ntago kagaragara hagarara bise kano kabuno ni gatoya ko kiborere utyo akabuno ntago karasomeka akubonye ko dore ushobora nakunze inyogoye kurusha yaka ese utamusomye ko akikuza none se uriya reka mubwire uyu nguyu yavuze ko kumusoma ku kibuno none se inyogoye andusha ikibuno cy'inzobe ni wowe gitanze imbere yawe nose ari ikibuno cy'inzobe n'ikibuno cy'umukara ukunda giki ese kinyogoye urakizi ko ari njye nagisomye ariko nawe ufite icy'umukara cy'umukara ariko nanjye cyanjye ntuzagikunda zagisoma ndagusigireho kamukorogo kandi uretse mazi ikintu ndagusigireho kamukorogo nawe kibumutu abapagaruka gato nkwereke ubugarutse gato nkwereke ubugarutse hano ayiwe data we ayiwe arewe ubundi ikibazo arewe chogos ayi wemwito ayiwe wemeretse mbabaze safa uzanga nkwereke uretse nkwereke ndabona mungaru yanga dore mwari muhagurutse ariko ndabazanye da uratugaruye nshaka iki kintu sasa kugira ngo dukomeze ibintu ari fresh ugiye kumbaraza ibibazo byiza bitatu byiza by'inyumye wifuza ko yakayagusubiza na yakakumbariza ibibazo bitatu by'inyumye bibaze nyine hoya kumumbariza narakubaza ubu ngiye mbahaye umwanya uduhaye umwanya na yaka ariko yaka mva nkubwire wakisheriwe wakintu bururetse ko mba mbatera sitori buri inyogoye namusoma wakintu ntago namusoma buriya bagira ngo mbaryohereze gusya kure ko ntago yogoye namusoma none se ntago namusoma reka ntabwo ngo namusomye ku kibuno reka mba mbabeshya no ku munwa atabasha kuhazana okay ni social media ni kagatwiko ariko so twese turatwika ikindi nyina w'abapampe cyo nashaka kubamenyesha abanyarwandakazi nyina w'abapampe dukinana muri filime Gatarina naramwinjiye like sugar mami abari sugar mami wanjye niko dukinana muri filime Gatarina naho ibyagatwiko byo ku kibuno ni ibindi biraho ngaho byo gutwika gusa kugira ngo abamotari baseke n'abashumba baseke nakoze cya kabiri bo let me ask you kanze nkubaze usara byo mbisa kugira ngo ikigo ngoma papa
ariko kuki ukunda kubaza mama reka nkubaze neza waretse umbajije nkamusubiza hano abanyamakuru mukunda kugira ngo tubasubize kandi atari mwe mwabajije nyibaza yaka mwana ikibazo ngiye kukubaza kiri serious ngiye karati yukora no mubwanwa ko wumva uburyo buri guhanda wakira inkoko irasoba cyangwa irihagarika kankubwira yaka ikintu inkoko ikora rero iratotorora none uvuga ngo byose bisohokera hano biza kiperi iratotorora mubaze ko nawe cya kabiri ndacyabibara bo ikindi kibazo ndakubaza ni ikihe ko gibinyarutsa iyo wirebye neza nk'ubu Imana iguhamagaye kano kanya ikakubwira ngo ngwino mu ijuru wakwemera cyangwa wakwanga we nayabwira ni samahani ntindacyari kumwe n'abapape n'ababe cyakora usubije neza nanjye Imana impamagaye ntabwo nayita iyo yitabye ntugaruka ebwere samahani ariko ubundi yaba iri kumamagarira hari ikibazo nose mu ijuru hari byeri zibaye mu ijuru hari imitsingi zibaye nose mu ijuru hari indaya zibayora kandi z'ubutegeko niba zinabayo zirahenze nta nubwo zinywa inzoga ziri mu ijuru ni indaya nta nzoga iryoshye ibayo mfatira akantu mu nyuguti mvura yamunegarika ngo yakamwijura akabonye nagarutse narangiye ugiye kuzifutaga narimba kumbuye kuko njye nari nshaka kuzamukana ikazi yanjye nagera mu ijuru ngashinga akabari uyu akazana ibirahuri ikibazo ntibakwakiye mwana byaranze ngo izo nzoga ngo zisubize aho ngaho oya tugomba kuzibona ariko nari nabaye umwere icyo nazize gusa nuko nari nzamukanye ikazi yanjye yakwinjirana ariko nyina avugisha ukuri ariko kumujyana mu ijuru sazamukana azamura nawe bamuburanye kandi waragakoze hari yapfiriye hase mu majyepfo hari mu majyepfo abuze umuntu kujyari uyumva se je nabwiye navuze ni Imana impamagana nabwo ni samahani baba nimereza samahani bunde so mina furahi sana ngana sepeli penza ngana lingisi ko nakintu ngana kei bye bye adututse mwana ariko mwana yakanaga tukama ndimo abantu bose bumva ese ubwo ngubu niba muntu usubye ndabizi njewe niba tugututse umva ibyo ngibyo bandimbo lona dizer olembino na duzer talabaninga bakotine nasimata wazali yope bapesayo utelemino nakwe usali elokote otokino kutute napete kaka bongo yope bapesayo mwemwe tubabwire mwemwe tseye ariko aba bantura amapa dare nuko mugendana ubwo muragiye ngo murashaka ko turari no tuzareba mu mudugudu unyegera nkwereka ariko unyegera ugize wowe dukoze interview tumeze nka burya byaba biryoshye gute se kuki mushaka kugira ngo umuntu mumuzane nge ndizana wa kintu urashaka ko nza gute nze ndyamye nze ndyamye nze ngaramye cyanze magaze hitamo shinze umutwe utyo hano reka dusoze undi yakara tuvangiye niyo nsozanye nawe dusoze niyo nsoze ariko menya nkunda sha gukunda gusosoanya imbere uko ibintu wavuze ugiye kubihakana se oya ntago nabihakana byarangiye nje nawe tuyabashira none se rwo navuyemo se nari yongeye gusoza nkubaza ibibazo bitatu byiza ngeta nisoreza murabizi mwese byita iby'inyurabwenge bikarangira ko bita icyambere ugiye kunsubiramo ngo kuvuga wavuze kimwe ubundi wakintu kivuze nyurabwenge bitatu wavuze kimwe veni vidi vici inshuro eshatu niko veni kwita none se ngewe amenyo yanjye aruzuye wayawe ntago yuzuye niyo mpamvu ubasha kubivuga oya urangutse ngo kuvuga ijambo sa ariko niyo kangora Imana nibuza none se butangiye kundambagiza utangiye no kumvugisha indimi ngambwira basi ngiki nkubwire ngo ikisi igihe kane mvuga kigize n'izihe nyazo igihe kane mvuga ariko ngiye ntago niyize mu bihekane kariko nize amagambo akaze Mana akaze bihekane neza ubu ntangiye primaire ese nkubwiye ngo urumva uvuga nyine urayoka naba nkubwiye ngo iki ngo ndareba
urimo urandeba urahabona turye tabati mba ndi kuhabona wa muntu we agiye kuvuga ijambo rikaye ko gusetsa ugahirima ngaho nsoreze ikiganiro ikiganiro ngo usoreze rero mva wakintuwe kinsoreze niho uragisoza niho urafunga nawe umunyamakuru ugisoze uravugira uti wayoka ngo nange murayoka ibintu ni danje uraraburije mwana wa mama imbere cyane ityo mubimba nizo na fry yastingi ni Legacy TV njye nitwa Pionika Suez kura subscribe nga kuri Legacy TV nibashe kujyana neza wifuza umwaka mushya muhere kandi no guhahuka ronka muri 2022 ukore subscribe kutayikora niko kantu kabi ndabakunda cyane Imana ikomeze baho umugisha